Assalamu alaikum. Foodies reka nkwereke ukuntu natetse spaghetti ziryoshye, ndabereka ukuntu nabikoreye isosi y'amatomati natetsemo izi spaghetti kugeza zihiye nyine bikaza ari ibiryo bimeze gutya. Biraryoshye, birasa neza kandi ntabwo bigoye kubiteka. Natangiye mfata amazi yabize nshyiramo umunyu n'amavuta hanyuma ntekamo za spaghetti. Ibintu ushatse wabitekamo nyuma. Urabiteka iminota 8 hanyuma uhita uzikuramo spaghetti uzishyire ku ruhande. Ku ruhande ubwo nari nakase igitunguru nyikata gutyo mu tuntu duto cyane nkata n'inyanya. Inyanya uko wazikata zose n'ubundi turaziteka igihe kinini. Ubwo twari dufite na seleri. Mfata amavuta nkarangamo igitunguru nka gutyo nshyiramo za nyanya, igitunguru kidahiye cyane nyine ubwo nigitangira gusa brown ushyiramo inyanya ugashyiramo tomato paste ugashyiramo amazi. Warenze ugashyira za seleri hejuru ugapfundikira nuko ngo ni kuriya nabigenje. Iminota 20 nishira urahita ukuramo za seleri. Ushyiremo magi, ushyiremo royco mucuzi mix ushatse wavanga mu mazi ku ruhande ukabona kuyishyiramo. Nashyizemo n'agasukari hamwe n'umunyu. Nuko ngo ira sukari nashyizemo no kugira ngo igabanye nyine akaside kaba mu nyanya. Hanyuma ubwo nashyizemo ya makaroni ndabivanga muri ya sosi. Bimera gutyo. Hano ni uducizi nashyiragaho, utayifite wayihorera hanyuma ndabivanga ndabyarura. Urabona ko bitagoye kubiteka kandi ntago bihenze. Mugire ibihe byiza.